Twongeye kubasuhuza inshuti bakunzi ba Mama Mignone Official n'Amateka Nyayo Official. Izo nizo channel ebyiri tugiye kubana nazo muri aka kanya. Turabashimiye kandi tunejejwe n'ukuntu mwabanye natwe mukadutera imbaraga mu kiganiro cya mbere twakoze. Ikiganiro cyavugaga ku muryango n'uburyo ufite ibibazo bitandukanye n'uburyo tugomba kugenda tuwufasha mu bitekerezo. Twabonye inkunga yanyu, twabonye ibitekerezo byanyu, benshi bagiye batubwira ko ikiganiro gifite uburyo cyagiye kiwubaka. Niyo mpamvu uyu munsi twongeye gufata umwanya. Mama Mignone, reka tubanze dusuhuza abantu bo mu majyepfo, abantu bari kudukurikirana bari mu majyepfo y'igihugu. Turabashuje cyane, abari mu majyaruguru, iburasirazuba, iburengerazuba, nabo turabasuhuje cyane, ndetse no mu mujyi wa Kigali, i Nyarurembo. Ubwo rero ndagira ngo uyu munsi noneho two kuza gutindamo, kuko twabonye ko abantu baba bakeneye cyane kumva ibitekerezo byawe. Buriya nibwo naje kwicara hasi numva uburyo uvuga ibintu watekerejeho neza, bifite ubwenge, bifite ubugiri. Naravuze nti rwose Mama Mignone nzongera mutumire yongera aze, kuko burya ibintu twavuze akenshi bisa nkaho byampfundikiranye kubera ko tutanashaka ko ikiganiro kiba kirekire, ariko numvishe hari ibindi bintu byinshi ujyanye numvaga nifuza kukubazaho, cyane cyane mfitiye amatsiko. Ariko ndagira ngo nguhe akanya ubanze wongere usuhuza abantu abantu bongere ubasuhuze rwose. Muraho neza. Nitwa Uwumuremyi Leonira, uzwi cyane ku izina rya Mama Mignone. Ni izina ryiza nkunda, kandi njya mbona hari igihe nzasaba hari rikandikwa mu byangombwa kubera ukuntu ndimaranye igihe. Hanyuma ikiganiro wabonye abantu baracyakiriye gute? Abantu bacyakiriye neza cyane. Abenshi bifuzaga yuko ndetse twakomeza tukajya tubagezaho ibiganiro. Bumvishe harimo inama nyinshi ndetse zibubaka. Yego. Ku buryo rwose nabonye feedback nziza. Wow, ibyo rwose nanjye ndabyishimiye. Ndagira ngo tudatinze twite twanzika, unsubize ikibazo nibajije igihe kinini kandi ntabonye ibisubizo byanyuze. Kibaza ngo ese umugabo nyamugabo, Mama Mignone, kuri wowe, ku ruhande rwawe, umugabo nyamugabo ni ibiki bintu agomba kuba yujuje kugira ngo agumane umugore we? Hari ibintu umugabo ubundi asabwa mu buzima bwe kugira ngo abe abyujuje. Umugore yere kumucika uko yiboneye, cyangwa se here kugira ibisiga biza ngo bimugurukane. Umugabo nyamugabo ubundi niyo abantu bajya kubana ni urukundo. Ubundi n'umugabo ni nawe utera intambwe ya mbere abibwira umugore. Urukundo nyarukundo, urukundo rutarimo uburyarya, urukundo rudafite ikindi kintu kiruherekeje. Yego. Ugakunda umuntu wumva ko agiye kuba urubavu rwawe koko, nta kindi kintu kibyihishe inyuma. Icyo ni kimwe mu bintu umugabo yakagombye kuba afite, mbese akumva ko uwo akunze amukunze ari umuntu we. Yego. Hanyuma ikindi cya kabiri buriya tutagomba no guca ku ruhande ni ubutunzi. Ubutunzi bwo kuri iyi si, ubutunzi ni ngombwa. Kuko ubwo urashaka kuvuga amafaranga? Ndashaka kuvuga amafaranga. Mama Mignone, yego, urigira umukozi. Oya, ahubwo igitumye tuvuze amafaranga ni uko iyo umugabo abasha guhahira urugo rwe, akabasha kurutunga, akabasha kurwishyurira ubwisungane mu kwivuza, mituweli, ndetse n'ibindi urugo rukenera, ukabasha kubibona. Uyu mugabo, umugore agomba gushikama muri urwo rugo, kuko n'ubundi nta n'ikindi kintu kiba kimugenza, kuko ibyo aba yifuza bari kubibona. Narengize ubwoba ngira ngo ubwiye abantu ko bagomba kujya bashaka bikurikiriye urufaranga aho babonye rujejeta. Ubwo nari nsigaranye ikibazo kivuga ngo se abagabo bantaho nikora. Oya, icyo gihe tuvuze ngo umugore azakurikirana ahantu hari amafaranga menshi, n'ubundi ntabwo rwaba ari urukundo, nawe rwaba. Ubwo muri make ntabwo uvuze amafaranga menshi, ahubwo uvuze ubushobozi runaka bushobora gutuma wenda umugabo atunga urugo. Ubutunzi nicyo navuze. Si ukuvuga ngo ni ababo mu mujyi bafite amafaranga gusa. Ubutunzi n'uyu mugore uri mu cyaro, n'uyu mugore uri hirya no hino, iyo wa mugabo abasha kugira ahantu amushyira akamubwira ngo uraryama ahangaha utavirwa utanyagirwa, uyu mugore ntabwo urwo rugo yaruvamo.
uyu mugore urabasha kujya mu murima agakurayo iyo myumbati, agaca icyo gitoki, agakura ibijumba, akabona izo mboga. Ubwo ni ubutunzi n'ubundi umugabo aba afite. Ubwo rero ubwo butunzi buzatuma wa mugore yicara avuga ati sindi buburare, sindi buvirwe, azicara hamwe, atari ukuvuga ngo agiye gushaka ibyo gukurura ashyira ahandi. Ntabwo turi kuvuga ngo umuntu nashaka umugabo ufite ibya bifaranga bijeje bitakara hasi aho nari ngiye no kuvuga ko ahubwo abantu ba mbere mu bayafite ku isi, hari ubushakashatsi mperutse gukora nsanga uhereye no kuri abo ba Bill Gates ibintu byo kugumana umugore byarabananiye. Ego ntabwo ari ubwo butunzi bumeze gutyo. Turi kuvuga ubutunzi butuma umuntu abasha kubaho. Ego donc ubwo ntushatse kuvuga yuko abagore batinya ibibazo, ko muramutse musuwe n'iminsi yayindi ngo isura itateguje cyangwa ngo imwe iteke ngo inzovu mu rwabya, umugore ashobora guhita aruvamo akagira agafumyamo akiruka? Oya, ntabwo ari byo dushatse kuvuga, ahubwo ikintu dushatse kuvuga ni uko uyu mugabo ubasha guhahira urugo, ufite imbaraga. Ubutunzi rega buri mu bintu byinshi. Hari umugabo uzaba hariya ntahahira urugo. Uyu mugabo uzabasha guhahira urugo akabasha kurutunga, uyu mugabo nta mugore wamucika. Yabuze akazi, icyo gihe ni rwa rugo ruba rwasuwe n'iminsi, kandi iyo umugore yabibonesheje amaso ko ari iminsi yabasuye, nawe ntiyaruvamo. Icyo kiragendana n'ikindi kintu cya gatatu navuga, icyizere umugabo agomba gutanga mu rugo rwe. Kuba abasha gutanga icyizere kinini cyangwa gihagije. Icyizere gihagije mu rugo rwe ni ukuvuga ngo uyu mugabo niba hari ubutunzi afite, niba se afite urwo rutoki, uru rutoki rukazatunga urugo rwe, ntirujye gutunga undi muntu wo ku ruhande utari muri gahunda y'urugo. Ubwo ushatse kuvuga ubushoreke cyangwa ubuhareke? Yego, icyo nicyo nshatse kuvuga cyane. Nacyo kiri mu bintu bishobora gutuma umugabo atagumana umugore. Ibyo biri mu bintu bituma, ahubwo ni nabyo bintu bya mbere biriho bituma umugabo adashobora kugumana umugore we. Kuko umugore wumvishije yuko umugabo we afite undi muntu ku ruhande agaburira, undi muntu ku ruhande ashyira, undi muntu akora bakagabana wa mushahara, icyo gihe uyu mugore ntabwo yaguma muri rwa rugo. Kenshi niyo yahagumye haguma ari ugushinyiriza. Niyo yahaba ni kwa gushinyiriza, nawe akahaba, nawe hari uburyo ki aba afite agomba kubaho mu rugo. Ariko kuko turi kuvuga ku mugabo, ndashaka kwereka umugabo uwo ari we wese aho aherereye ko agomba kumenya ko ibitunga urugo rwe ni ibitunga urugo rwe, ntabwo ari ibitunga abandi bo ku ruhande. Yego. Hanyuma ikindi ndashaka ngo umpe urutonde rwose, winigure umpe urutonde. Ikindi ubwo twakurikizaho amagambo meza. Amagambo meza, buriya baravuga ngo ijambo ryiza ni mugenzi w'Imana. Noneho abagore ukuntu bateye, ni babandi bateye kuvuga. Vuga ukuntu duteye, uko wikuyemo wabaye umugabo. Abagore ukuntu duteye, dukeneye kumva amagambo meza. Dukeneye kumva amagambo meza. Wambaye neza, urasa neza, wasokoje neza, wisize neza. Iri jambo abagore bararikunda, kabona naho yaba atari mwiza, ariko burya ni mwiza wawe. Ese mwamenyo ubu ngubu koko umugore utamubwiye ko yambaye neza, ko asa neza, ko yarimbye, ibyo byamukura mu rugo? Iyo asohotse hanze hari abandi babimubwira kandi wowe utabimubwiye, akagenda se akaba yava mu rugo akaruta. Yego, uwo muntu yabashije kumwapuresiya, uwo muntu yabashije kumubwira ko nyine ari mwiza, ko yaberewe. Niba rero byabonywe n'uwo hanze, uwo mu nzu atigeze abibona, aratangira avuga ati ese uyu muntu uko abona ko mberewe, aho ntanyitayeho, nagira ko irindi jambo rya kabiri, uyu mugore aragucika pe. Mwamenyo ko ntuvuze ko abagore nta kigenda? Si uko abagore badakomeye mu mutwe, ahubwo wisuma ubusobanuro bw'icyo nari. Ahubwo ni uko nguko umugore aremetse. Umugore yego,
ese ntago ujya ukurikirana Bibiliya? rero Muri Bibiliya hari ahantu handitse ngo urumva Adamu amaze guhabwa Eva yaravuze ngo aka ni akara ko mu mara yanjye, aka ni akagufa ko mu magufa yanjye. Ni ya magambo meza yamubwiye. Wa mugore nta kindi cyahise kiza mu matwi, yahise yiyumvamo nyine ko ari igiciro cyane gikomeye kuri Eva, kuri Adamu. nibyo Eva yahise yiyumvamo umuntu ukomeye cyane, yumva ko ari amara ye, kandi amara yawe ntiwakwifuza ko asa nabi, amagufa yawe ntiwakwifuza ko akubabaza cyangwa arwara cyangwa utayagaburira cyangwa utagira. yego, niyo mpamvu iri gufwa ryawe, aka kara kawe ukabwire neza, ukabwira amagambo meza, ukabwira ya magambo agakurura kugira ngo katagera hanze kagakururwa n'abandi. kandi numvisha bavuga ngo umuntu ukurusha amata ngo agutwara injangwe. Yego, niyo mpamvu ni bwa butunzi nyine ugomba kubugira kandi ukanabumwereka. Ubutunzi mvuga si uko mugomba kuba mufite ikizu cyiza, si uko mugomba kuba mufite amamodoka meza, si uko kubigira nabyo ni iby'agaciro. Hari n'umuririmbyi wavuze ngo kugira izahabu n'ifeza ni byiza kuri twe, ngo ariko icyambere buriya icyambere mu rugo ni rwa rukundo no kubaka icyizere. Yego, ubwo wari umaze kuvuga nka 3 cyangwa 4. ubwo ikindi kintu buriya navuga, kuba umugabo yemera gufatikanya n'umugore gukorera urugo. Gufatikanya uri kuvuga ubwuzuzanye, uburinganire, uri kuvuga iki? Ibyo ngibyo nabyo twabishyiraho, twavuga ko ari bwa bwuzuzanye, kuko uyu mugabo niyemera ko umugore bafatikanya. Hari abagabo hanze aha ngaha atemera ko umugore wagira ikintu akora. Nibyo. Yego, umugore yashaka kugira icyo akora ati oya, ati nzabikora, nzahaha, nzagira gute. Subona biba biterwa n'iki? Atiba mu rugo underera abana, kandi uyu mugore nawe afite amaboko yo gukora. Uyu mugore niba ubona afite ubushake bwo gukora, kandi nawe mufasha ubimutoze, umugore uti kora, nguhaye igishoro, genda ukore. Ese nimba atari ibyo gukoresha amafaranga, dore imirima ngiriya yibyaza umusaruro. Uyu mugabo areke kurimita umugore we ngo hari aho agarukira, kandi urugo ari urwa bombi. Niba rufatikanye, umugabo akore n'umugore akore, kuko hari n'abagabo bigira abanebwe. Nibyo. Yabona umugore ari gucabiranya hariya, ari gukora utuntu twose, ntabe yamufasha. Reka nguhe nk'urugero rufatika. Muvuye mu bukwe, uri umugore n'umugabo, mugeze mu rugo, umugabo yicaye muri salo ari gukurikira amakuru, arakurikira ayo kuri interineti, ayo kuri televiziyo cyangwa ayo kuri radiyo. Umugore nta kindi yihutira, iyo ageze mu rugo ajya kumanza kureba ko ibiryo byahiye, nimba ari babandi babyikorera, umugore arahita agenda abikore. Umugore ahita areba ko uburiri bushashe, ahita areba ubw'abana ko bushashe, arebe ko babana biriwe bameze neza, ko bakarabye n'ibiti, acabiranye muri twose, kandi aho bari bari kumwe. Noneho ugasanga cya gitsure cy'umugabo ni iki? Ese turaburara uyu munsi? Kandi birwanye. Kandi umugore ageze mu rugo wagiye kureba twa tundi twose, ariko uyu mugabo abashije kuba wa mugabo uri bufatikanye na wa mugore, byose bakabifatikanya. Yego, simvuze ngo umugabo naba ari uhitira mu mashyiga, ariko nareba ati abana mwiriwe mute, abaganirize, ese mwakoze ya homework. Noneho igihe ari kubabaza ese mwakoze ya homework, wa mugore nawe bari gukwakwanya two mu gikoni. Ugira ngo uwo mugabo hari umugore wamucika? Reka da, ntawe. akamenya ko numva uri muvugira abagore neza cyane. Oya, nitugera ku bagore nabo turaza kuvuga ibyabo, ndetse n'ibi bihe bizakomeza ku buryo tuzajya tuvuga ku bintu by'umuryango, tukabivugaho neza, kandi tukubaka umuryango nyarwanda. Yego, uvuze hari akantu uvuzemo rwose numvishe keza, ko ukuntu umugabo nyine yagera mu rugo, urumva nimba birirwanye, ariko nawe akagira utuntu nawe yitaho, ntaze kumera nk'aho yicara ngo ibintu byose yari yabyikore. Yego, ariko nanone ako kantu tutarakavaho, reka nako tugashimira abantu abategarugori, kubera ko bagira imbaraga, mbona hari twebwe abagabo tutagira. Akantu ko gukora ibintu bameze nka militipapasi, bakora ibintu byinshi icyarimwe,
kandi nibwira ko utaha wenda abagabo ngo tubishobore mwamenya nubwo uburinganire bwaje ariko hari ibintu buriya tutashobora. niyo mpamvu bajya bavuga ngo ukurusha umugore akurusha urugo. Buriya umugore uzi gukwakwanya utwo tuntu twose adukorera icyarimwe, buriya uyu mugore nyine ni uw'akamaro. Ni nayo mpamvu ujya ubona ko urugo rutarimo umugore nta kiba kigenda. Reka duhe kudoshapa abamama bose aho bari aka kanya, kubera ko reka nkubwire mamenyo, ibaza umuntu ushobora wenda tufata umubyeyi wo mu cyaro, umugore wo mu cyaro ashobora kwahura ihene akafata abana akabuhagira cyangwa se akaba ahetse undi agatetse, ubwo kandi arimo araharura umuharuro ku irembo agakubura, amasaha yo kurya yagera akavoma agasasa akajya gukura ibijumba. mu cyaro barasasa barasasa hanyuma yarangiza akoza amasahani, ubwo yamara ngo nimba hari umuturanyi uje kumureba nabwo aramufasha, aramuha serivisi imuzanye. Umwana umwe ararira arajya konsa. Bamenyo abagore ni ikintu gikomeye. Sumva mvuze ngo ni ikintu, nuko nyine ari ikinyarwanda tutabona uko tuvuga, ariko abagore ni abantu bakomeye cyane bo kubahwa. Noneho wahuvuze uwo mugore wo mu cyaro, tuvuga uwo mu mujyi, hari umugabo turacyari kuri ba bagabo ibyo bagomba kuzuza. Hari uyu mugabo uri mu cyaro, arataha yagera ku musozi hariya hakurya agatangira kwivuga, bagakura uducuma n'amasafuriya n'ibikombe bakabikura mu nzira. Uyu mugabo buriya wagize ngo uriya mugore, usibye ko abagore bo mu cyaro nabo bagira ukuntu nyine ashiriramo akanashikama, utekereza ko uyu mugabo uturuka hakurya hariya yivuga nk'intare, umugore abishoboye atamucika. Ako ntuze kugumura abagore, ntago ndi bubagumura. Ihame ryo kwihangana ryo ntiribaho ko twese tutera mu ngeso ngo tuvuge ngo turera. Niyo mpamvu turi kuvuga ngo hari utuntu tumwe na tumwe abagabo bagomba gukosora kugira ngo bahamane b'abagore. Yego, n'abagore turaza kubageraho tubabwire. Ubwo twari turi ku bintu umugabo agomba kuba yujuje kugira ngo agumane umugore. Umugabo yirinde kwigira intare mu rugo. Ubwo ni ukuvuga ngo umugabo agomba kuba atari intare mu rugo, ari umuntu uciye bugufi ushobora gushyikirana n'umugore. Anaze avugishe babana neza, avugishe wa mugore neza, niba bafite n'umukozi amunyuraho amusuhuze, yakomeze gahunda ze, ariko yere kuza ngo, ariko uzi ko hari ahantu ushobora kugera ukajya kubona ukabona barikanze ngo araje. Iyo araje iveho, ahubwo ageze ari wa muntu wisanga, kumwakira ntibibatere guhangayika umutima, ntibibatere kwibaza uje ninde. Mamenya urakoze cyane. Yego, ndibwira ko abantu benshi bateze amatwi iki kiganiro hari ikintu bakuyemo pe. Yego. Kuko hari ibintu uvuze nanjye numva nongeye kubyumva neza no kubitekereza neza. Reka rero dukome urusyo dukome n'ingasire. Yego, umugore we ni ibihe bintu agomba kuba yujuje kugira ngo umugabo nawe atakebakereza ngo ajye hirya no hino? Umugore asabwa ibintu byinshi. Umugore asabwa ibintu byinshi cyane ku buryo bukomeye. Ijambo twahereho rya mbere ku mugabo n'umugore nta kindi turi buhereho, ni ijambo ryitwa urukundo. Urukundo rugomba kuba urwa mbere. Niba umugore agiye kubaka urugo, nagenda ajyanywe n'urukundo, yere kujyanwa n'ibindi byo ku ruhande. Abagore buriya bagira urukundo. Nta n'umuntu ukunda nk'umugore. Ugize amahirwe ukabona umugore ugukunze, yakugeza mu ijuru. Rya rindi rya nyir'ibiremwa, atari riri toya tuvuga. Kuko umugore wagukunze nawe ukamwemerera kwakira urukundo rwe, ndagira ngo nkubwire ngo rya juru rito uraribona. Nibyo, iri juru rito uraribona. Iyo ubimwemereye ko aguha urukundo rwe nk'uko yaruzanye, ijuru rito uraribona, ndetse n'iryo kwa nyir'ibiremwa uhura naryo. Hanyuma ibindi ni rwa rukundo rero twavugaga rw'umugore. Ikindi, umugore agomba kugira ikinyabupfura no kubaha. Ikinyabupfura, kubaha muri rusange cyangwa kubaha umugabo? Hari ukubaha umugabo we, hari ukubaha abagenda mu rugo. Yego,
buriya urugo rurimo umugore ufite ikinyabupfura, urugo rurimo umugore wubaha, akubaha abagenda muri urwo rugo, akubaha n'umuryango yashatsemo, uwo mugore ntabwo ashobora gutakaza umugabo. nibyo Kubaha buriya, iyo abagore njya mvuga ngo dusabwa byinshi ku buryo bukomeye. Nimba uri umugore ukaba uzi ko ushatse umugabo, simvuze ngo ushatse umuryango wose, ariko ubaha uyu muryango washatsemo, ubaha umuryango washatsemo, wumve ko nyoko bukwe atari mukeba wawe. ese mamenyo ko hari imiryango, hari abantu baba badashobotse, hari imiryango iba idashobotse. Imiryango idashobotse, iyo miryango nayo irahari, iyo miryango irahari. Ariko wa mugore we nuza gushaka uyu mugabo, ukaza kumushaka uzi neza ko uje gushaka, uvuga ngo bashiki be nyina ntibashobotse, ukaza icyo kintu wamaze kugishyira mu mutwe wawe, deja wamaze kurwica, wamaze kwica urugo ku munota wa mbere ukirushakamo. We umaze kwiyangiza, umaze kwishyiramo ibintu bitari ngombwa, hagere noneho urugo rwawe urufate nk'urugo rwawe. Simvuze ngo uzaze ube umuja cyangwa mbese ingaruzwa muheto y'uyu muryango ushatsemo, ariko nawe ugeremo ugira ikinyabupfura, uzana urukundo, uzana ibyiza, uzana urugwiro. Hari abantu uje usanga kandi bemeye yuko ubinjiramo, nawe zana rwa rukundo, uzane na rwa rugwiro. nk'umuntu ushaka se mu muryango batamushaka, ko nabyo tubibona. Ibyo ngibyo nabyo biriho, ugashaka mu muryango batagushaka, ariko ubundi iyo hariho icyo kintu unakimenya mbere yuko winjira muri wa muryango. Ariko kumva ngo ntibagushatse bo waramaze kuwugeramo, barakubyiniye bakakwakira bakagira gute, ese weho uba winjiranye iyihe mico? Burya uba ufite utuntu ahari winjiranye, nawe hari utuntu uba winjiranye. Ariko iyo ibyo bintu utabyumvishije mbere y'uko winjira muri wa muryango, iyo ibyo bintu utabyumvishije ukihagera, ahubwo bikaza nyuma y'ukwezi, bikaza nyuma y'umwaka, bikaza nyuma y'imyaka 5, ese weho muri urwo rugo winjiyemo warwinjiyemo urwifuza? Yego. Nawe hari utundi tuntu uba warakuye iwanyu, ubwo birumvikanye buri wese uri kukumva ari bwisubize, arebe aho bipfira, amenye n'icyo yakora. Hanyuma ibindi, hari ibindi umugore asabwa kuba afite kugira ngo agumane umugabo? Umugore asabwa kugira isuku. Isuku ni isoko y'ubuzima. Ni ikintu kirekire, nta nubwo twanakivuga ngo tukirangize, ariko hari isuku ye, hari isuku y'umugabo, hari isuku y'abana, hari isuku y'urugo, inzu aho utuye, niba ari mu gipangu utuyemo. Ese umugore azuhagira abana yuhagiye n'umugabo, mamenyo agomba kubimenya kuhagira umugabo? Yego, hari umugabo udakaraba. Kuki? Ariko uyu mugore nimba yaje ari umugore nyamugore, aramenya yuko ari butegura amazi y'umugabo, aramenya yuko kuyamutegurira akanamuhwitura se? Ukanamuhwitura. Umugore ni umuhwituzi w'urugo. Eske ahwitura noneho kandi uzanye. Yego, ibyo nibyo rwose, umugore ni umuhwituzi. Ubwo agomba no kumwibutsa rwose. Hari abantu batinya amazi, hari abagabo batinya amazi cyane cyane. Iyo ufite umugore ibyo bintu utabyitaho, ntuze kudukamira mu kitozi. Oya, nakubwira ngo abagore basabwa byinshi, kandi akagira isuku y'abana, akagira isuku y'aho baba, akagira isuku aho barira, mu gikoni aho batekera, akagira isuku y'imyambaro, akagira isuku y'umugabo. N'iy'umugabo agomba kumenya. N'iy'umugabo nayo akibutsa umugabo ati ese kudaheruka kwiyogoshesha. Amaye nka data. Ibyo nabyo ni ngombwa. Niba ukwiye kumureberera ati umugabo ati iyo shati wambaye iracitse. Ko yishifonnye cyangwa yego, akamenya ati uyu mugabo yagiye mu kazi mu gitondo, ese ni umugabo uri gukora akazi k'imbaraga n'ibiki, yagiye akarabye kuko agomba kugenda akarabye, akamenya ko n'isaha yo gutaha agomba kumumenyera uburyo ki ari bukarabe kugira ngo aryame ahumeka neza. Yego de. Isuku ni ikintu kinini, nta nubwo twanakivuga ngo tukirangize, ariko isuku ni ikintu kinini. Yego. Hanyuma ikindi, yego, umugore agomba kumenya ibitunga urugo.
amafunguro y'urugo, kuyategura byaba kuyategura, byaba kuyahaha, byaba kumenya aho atunganyirizwa. Ibyo bintu umugore niwe ubishinzwe. Umugabo nubwo agenda agakora agahaha byinshi akazana amafaranga, ariko buriya nta mugabo wagiye kugura sereri mu isoko, nta n'umugabo wagiye kugura puwavuro. Hari umugabo ese nimba tuzigura turi abagabo. Oya, simvuze ko umugabo ibyo bintu atabimenya. Ugira ngo n'abagabo nabo bagumure bamenya. Ese nimba none se mu by'abagore bakunda no guhahirwa ntibibamo, umugabo nyine akahorana kanzaruhahira. Oya, umugabo wahashye buriya hari umugabo uzagutahanira umufuka w'umuceri, agutahanira umufuka w'ibishyimbo, umufuka w'ibirayi, ariko ni ukuri umugabo ntabwo ajya amenya magi, ntamenya wonja, ntamenya royiko. Utwo ni utugambo ushobora kuvuga umugabo yabyumva agatangira kubaza ati onja ni igiti. Ubizi se gusa azi icyo ari cyo. Ubizi si umugabo. Barabizi benshi, barabizi. Sindi buhakane ko hari abagabo batabizi bitewe n'impamvu zabo n'ubuzima barimo n'ubuzima baciyemo. Hari umugabo uzi ibyo bintu rwose, ariko wa mugabo ufite urugo kandi yifuza ko rugenda neza, ibyo bintu navuga ngo biharira umugore cyangwa mu byumvikaneho. Umugore akwiye kuba ari we ubikora. Yego, hari rimwe hari ibintu wanakwivangamo nabyo ugasanga hari ibyo wishe. Ushobora no kuvuga ngo ugiye guhaha, ugahaha umuceri yateganyije guhaha igitoki aricyo yari buteke, wazana umuceri akavuga ati ko nari nzi ko nari nasoromye utudodo nza kuvanga n'igitoki. Uyu muceri turawurisha iki? Atari ibyo yari yagennye. Wenda idodo yazisoromye munsi y'urugo cyangwa mu karima k'igikoni, yazisoromye zishyira hariya, yamaze no kuzitunganya, wowe ukazana umuceri. Waje ukamubwira nimba ari icyo gihumbi ufite, uti nimwakire mujye guhaha, bakakira bakajya guhaha, uko ari buzane cya gitoki nk'uko yari yabitekereje. Bitabuze yuko ubu tugira n'amahirwe y'uko hari ikoranabuhanga, wenda mushobora no kuvugana kuri telefone byombi mukabyumvikana, ariko ubundi inshingano zo gushyira ibyo kurya mu rugo ni iz'umugore. Yego. Bamenyo, utubwiye ibintu byinshi kandi byiza, ndizera ko abakunzi bacu hari ikintu bumvisemo, hari ikintu bakuyemo. Mbese muri make ni nko kuvuga ngo abantu basubire ku isoko, barebe ibintu bigenda bizana amavirusi yaganisha ku kwagusenya. Ubwo wenda bo byarangiye kugira nta kundi twabigenza, amazi yarenze inkombe, ariko abo bitarabaho bo batangirire hafi. Yego, abantu bongere barebana akana ko mu jisho. Nibyo ni ukuri, abantu bongere barebana akana ko mu jisho, abantu bakundane, abantu bajya inama, abantu baganire, abantu baseke, abantu bishime. Ubundi intego yacu niyo kugira ngo abantu babeho bishimye. Hari umuhanzi wavuze ngo bitunaniza iki ngo bitagomba amashuri ngo ntibinasuzuguze ubigize, ariko ngira ngo nubwo ibyo bintu wabivuze bikaba ari byiza kubigiriwe, ariko biragorana ko umuntu yabigirira mugenzi we. Kamere yacu banza birayigora. Kamere yacu biratugora, ariko buriya naje gusanga iyo umuntu akugiriye nabi, iyo umuntu akugiriye nabi inshuro nyinshi nawe aba yihemukira. Ndagira ngo mu masegonda makeya dufite yo kurangiza ikiganiro, ugira ikintu ugenda ubwira umugabo, uhere ku bagabo, ugenda ikintu ubwira abagore, ubundi dusezere abakunzi bacu. Nabwira abagabo ngo bagabo, nimugire urukundo ruzira uburyarya, mwubake icyizere mu ngo zanyu. Abagore nkababwira ngo bagore, nimukunde abagabo banyu, mubagandukire, mubahe n'icyubahiro bakwiye. Abagore, yego, dore ko kinahari. Yego, abagore nimwubaha abagabo banyu, mwere kwigira